nifuza ko bose bakinsubiza abe Bruce abe The Ben. Uyu munsi iki gitaramo ni kwa gushyamirana kurangiye burundu cyangwa ni igitaramo kibahuje nka business? Murakoze. Akibaje twembi. Mbaye honest, ni igitaramo gihujwe no kugira ngo duhe ibyishimo abanyarwanda. That's what you guys deserve. Ndumva ariko nagusubiza right now. You deserve umunezero tu. Jewe nagisubiza mu buryo bubiri. Abafana ntago bajye babura kutugereranya. Ubwo mu yandi magambo nabyo ntibyabura, competition ntago yabura. Kubera ko bikorwa namwe kandi nimwe bacu. Icya kabiri ariko umuziki ni kumeze niko bigenda niko bihora, hanyuma rero bikarangira ari ibyishimo kuko twe turi entertaining, ntago dushwana. Yes sir. Yeah. All right, so next of the questions, abahungu b'Ikanombe bari he? Abahungu b'Igikondo muri he? Ubwo nyine ikinyenzi na amatike tukeneye mugura amatike. So next question please. Next question. Thank you so much. Nitwa Patrick the Entertainer and umunyamakuru wa NFL. Ikibazo cya mbere kirabaza The Ben. The New Groove Season 1 navako 2025 yaranzwe na tour ya Plenty Love, Lope, Canada, usoreje Dubai. Numwaka wakugendekeye gute, aho wagiye ugenda audience wabonye yarakwakiriye gute? Hanyuma ikibazo cya kabiri navako Bruce Melody, umwe mu bahanzi bakuze bagufana. Uyu munsi none navako abonye amahirwe yo mugiye gura kuri stage. Ariko kandi umwaka ushize wari wahaye amahirwe y'amano, stage za kumubera nziza, itangira urugendo rwo kumwubakira kariyeri, ariko aza kudutenguha. Bruce Melody noneho we mugiye gukorana nk'umwe mu bantu bakuze bagufana, uriyumva gute ko muhuriye kuri stage kandi abamaze kuba umuhanzi munini? Hanyuma ikindi nsoza, umuntu yavuga ko imyambarire yawe abantu bajya bayikritika kenshi. Uyu munsi none wambaye neza cyane, ariko se kandi iyo ugiye kwambara uhitamo ugendeye kuki ufite umuntu kwambika cyangwa se ni wowe ubyibwira? Murakoze cyane. Urakoze cyane. Plenty Love imwaka ushize guhera kuri itariki ya mbere z'ukwa mbere twayikoreye muri BK Arena, tuzenguruka isi mu magambo magufi yose yabaye success, yabaye nziza. Twasubize muri Dubai, hanyuma kuba ndi kuri stage na Bruce, ngira ngo biragoye kuba hagira umuntu doubting impano ya Bruce. Nibaza ko ni inkoni ihiri igihe. Yiyise number 1 muri game, ariko nje I'm one of a kind. Yeah. So we'll see. Ikindi cya nyuma nakongeraho yarabajije ni imyambarire yasengeranye y'ubururu niyo Bruce yambaye. So ndumva ari icyo nagusubiza kabisa. Katwumve rero ngira ngo comment ya Bruce nawe kucyo yari yabajijwe. Ntago nibuka bambaza, banza atari ngewe bari babajije, ariko nubishura muje nubajije abajije nkaho twakuranye. Yeah, ntago numva mfite comment narenza kuri ibyo ngibyo. Ahubwo ikisengera icyo wenda ubanza umusaza nawe utitegereje neza, ubu munsi doze mu ikote. Murakoze. Alright, turabura ibindi bibazo nka bibiri ubundi dusoze gahunda yacu rero ngira ngo Joshua dufashe. Arayifite? Okay. Murakoze, nitwa Freddy Musoni, umunyamakuru wa muri Detroit. Ni koba ibyuma. Okay. So ikibazo cyanjye batubwiye ko ari kimwe, ntacyo reka nkibabaze bombi. Iki gitaramo
umuntu arebye uko kimeze ubu mu myaka 3 ntawatekereza ko ibintu bizaba. Kubera ko kuri social media hose hari icyitwa amakimbirane. Umuntu yavuga ko ni ibintu byiza mu bucuruzi kugira ngo umuntu akore beef kugira ngo azayibyaze umusaruro, bikaba ari nawo umusaruro wa nonaha, cyangwa ni ibintu bibi gukora beef muri abahanzi ku buryo ahubwo iki gitaramo ari nko kwiyunga, kwereka abantu ngo twiyunze. Donc mwashishikariza iki barumuna banyu, kubera ko muri babiri navuga ngo umuntu avuze ko muri abambere ntago yababeshye. Buri umwe mumboneze. Murakoze. Nduba wakibaza abafana kuko ngira ngo wabaza ati bya byiza gucreatinga beef. So ndumva ngiye ntacyo nasubiza ngaho. Njyewe nakosora imvugo y'amakimbirane, ntago nigeze nkimbirana n'umuntu. Ubanza ari n'ijambo riva nko mu Giswahili hari nko gukimbiya. Ntago nigeze ngirana amakimbirane n'umuntu n'umwe. Hanyuma rero buriya amahirwe y'inkoko ntago ariyo y'inyoni. Nta n'inama nagira umuntu ngo akore nk'ibyo nakoze igihe abona atari byiza, ariko ubona bikubereye, ubona wabibasha wabikora, kubera ko iterambere nyine n'urugendo n'urugamba. Murakoze. Alright, ikibazo cya nyuma y'ikibazo cya nyuma rero turaza gusaba our partners and sponsors kuza kuri stage kugira ngo tuze gufata ifoto nziza, ubundi dusoze gahunda yacu. Ijambo ryawe. Murakoze. Nitwa Kayezo Jean de Dieu. Ikibazo mfite ni ikireba abahanzi bacu, ariko nkora muri RBA. Ni kireba abahanzi bacu ariko kinareba n'abafatanyabikorwa. Nkeka ko usibye nkeka ko iyo ariyo event ya mbere cyangwa se igitaramo cya mbere tugiye kubona mu company zingana gutya nini mu gihugu zihurira hamwe zikavuga zitereka tuzana amafaranga tuyashore mu muziki cyangwa se tuyaha abahanzi bacu. Bruce Melody, ibi bintu kuki wowe ubona byaratewe n'iki kugira ngo bibe byarategereje iki gihe cyose? Ubwo na DBN ni karansubiza kubera iki byatinze gutya. Iyo murebye nk'abantu baba mu muziki bawukora bawushoramo amafaranga, mubona byaratindijwe n'iki? Ubwo kampani zacu ziratubwira kubera iki uyu munsi ari bwo mwese muziye rimwe, munatubwire niba biri bukomeze gutya. Murakoze. Mu ijambo rimwe bari bategereje ko abantu babiri babikwiriye bahuza imbaraga. Turabahanzi bakuru twembi. The Ben n'umusinia murabizi akora umuziki neza, kandi nanjye ndi miseke igoroye iyo bigeze kuri iyo ngingo. Rero abaterankunga impamvu byafashe igihe wenda nuko izi mbaraga zari zitarajya hamwe, ariko uyu munsi ziri hamwe, kandi bikanadufasha gutera imbere nk'uruganda twese ko tungana. Murakoze. Okay, harakoze cyane rero ngira ngo The Ben. Bruce abivuze neza, ariko ndumva ikintu nakongeraho ni intangiriro y'ibindi byiza biri imbere. Biragaragara ko abaterankunga bacu cyangwa se abapartner bacu cyangwa se izi companies zikomeye BK, Bralirwa, Airtel, Engine, n'abandi benshi ngira ngo ntari kuvuga nonaha basobanukirwa what we are bringing ku meza y'umunezero w'abanyarwanda. If I might say so, nothing else, just to thank you maybe. Yeah, murakoze cyane. All right, thank you so much. Ngira ngo basubiza intebe mu gicucu ari gatoya kugira ngo abahanzi bave ku zuba mu kanya. Reka dusabe, hari ikibazo. No. Ibibazo bindi bibiri bya nyuma. Please. Murakoze. Nitwa Kaspa Nkorera Igihe. Nashaka kubaza Ben, twumvishe interview ya Mr. Kagame kuri ari kumwe na Austin avuga ko yifuza stage uzamaga performinga. Bona n'ikindi bakoranye n'umuvandimwe Irene, uwo yari gisa cy'inganzo nawe yifuza stage. Mwamwara biganiriyeho se wabonye ibyo biganiro ubitekereza iki? Kuri Mr. kuri ibyo biganiro byombi mbwiye, nibaza ko ni ikiganiro tuzagirana na team indani. Twabonye ubusabe bw'abanzi batandukanye, ntabwo ari abo gusa, ni benshi cyane. Ariko mboneraho no kuvuga ko I'm very proud y'umuntu witwa Gisa cy'inganzo n'urugendo arimo n'ibintu ari kugerageza gukora. Gusa sinavuga ngo it's confirmed dufite aba bantu kuri list, ndetse na Mr. Kagame hari iyo room yuko byashoboka, but I'm very proud of ya Gisa cy'inganzo cyane.
Yeah, thank you. Okay, Chita. Murakoze, nitwa Jules Niyitegeka nkorera Chita Magic. Ndashaka kubaza ikibazo ariko mbere ko nkibaza batuye ko ikibazo ari kimwe ariko ngiye ndabanza gushima. Ndagira ngo nsaba abantu bose bari hano dukomera amashyi menshi cyane Bruce Melody and the band. Tubakomera amashyi menshi cyane. N'abantu bubatse industry yacu kandi n'abahanzi bakomeye mu gihugu. Icya mbere ni icyifuzo, mwatubwiye ko tubaza ibibazo ariko icyo mfite ni icyifuzo. Icya mbere niba koko aba bahanzi barahuje ubumwe cyangwa se barahuje imbaraga, icya mbere nasaba ko hano imbere baza guhoberana. Twabonye harimo umwanya munini cyane. Icya kabiri ndabaza abahanzi, twabonye 10 years of Bruce Melody, tubona the new year groove. Aba bahanzi ni iki bafite nka package yatuma umuntu ukiri hanze muri diaspora cyangwa uri hano mu Rwanda agura ticket? Nkabaze se ni battle, aba bouncer nabo bazaduha 30 minutes of battle, abahanzi bazaduha battle? Ibyo baze kudusubiza. Thank you. Okay, hari comments ngira ngo murakora comments kuri cyo Chita yaramaze kuvuga Ben Melody. Nahise ko cyari icyifuzo. Reka mbanze umusa. Chita nta tatuwaje ugira? Urayifite? Iri he niba atari ibanga? Nibanga? None se kuki ushaka ko duhoberana cyane? Nta guhoberana kurenze kuza kukomeze nk'uri mu rugo rwa The Ben. Sibyo? Kuba nemeye kuza ni ikimenyetso cyo gushyira hamwe. Murakoze. Thank you. Alright, two more questions. Twagiye muduheruye mwana w'umukobwa iki microphone nawe agira ikibaza. Abakobwa ntago twabumvishije no munsi. Thank you. Murakoze cyane, ni iby'agaciro kuba turi hano. Nukuri ni iby'agaciro kuba bakuru bacu cyangwa se basaza bacu bari kumwe kuri stage imwe. Urumva kenshi ibyo twumvise ko bitashoboka aka kanya byashobotse. Ibyo twumvaga ko batakora aka kanya babikoze. Ni iby'agaciro gakomeye cyane, ni iby'agaciro kuba Bruce Melody aka kanya ari kumwe na The Ben kuri stage. Ese ikintu nabibariza, ese koko ibi bintu bizagumaho cyangwa tuzongera twumvira amagambo mabi bajya bahora batubwira kandi bitagakwiye? Ntekereza ko nkatwe abanyarwanda tugomba kunga ubumwe, tugakundana, tugafashanya ndetse tugafashanya no gutera imbere. Murakoze cyane, ngiyewe nkora kuri B+ TV Rwanda. Ikintu usorejeho nicyo cyiza cyane, icyo abanyarwanda tugamije ni ugushira hamwe. So niyo projection. Thank you. Icyo nabivugaho ngewe nuko niba mubona ibyo twakoze, ibyo bintu bajya bababwira ntimukaba ari byo mureba, mujye muri ibyo twe dukora. Murakoze. Yes. Nyiriwe. Okay, nitwa Sandy Wase, all the way from Radio and TV10. And mbere yuko mvuga ibintu byinshi ndashaka kubanza gushimira. And I just want to let my feelings out. First of all, I am excited. Yeah, I am excited to win both of you, giants on the same stage. Birashimishije and it's exciting. But my question is, y'all now it's been a long time mutaduha something new, you get. So need you to go back expecting her. And if it doesn't bother you, somebody asked for a hug. But I did see the hug here. I don't know, but apparently I don't understand why you didn't do it. But it's a request, of course. But generally, I am super excited, but mostly I've got my eyes on both of y'all. So need you to be expecting a New Year groove. Thank you. You should expect nothing short of greatness. Turi gutegura ibintu bidasanzwe, hanyuma ibyahaga byo kabisa simbizi.
Sorry about that. Byahagaragara ngombwa. Namutumiye aha ni mu rugo yahaje. I really thank him for coming through. Aganzaye muri 2030. I'm just kidding. Here's my boy. I'll do it. All right. Melody. Okay, that is a hug. I think we are done with the questions of hugging. Okay, next up. Oya ntabwo turarangiza ahubwo yarabajije icyo bashobora ku expectinga mu gihe kitarenze iminsi 3 ndabasorera indirimbo yitwa Munyakazi kugira ngo nidura ku itariki ya mbere muzasobanukirwe neza iryo zina ryavuye. Murakoze. Mu gihe kitarenze iminsi 5 ndabasorera indirimbo yitwa Indabo Zanjye. Drop it. That's so beautiful. Kuvuga ko bizagenda. Nibaza ko aricyo yabibarizaga, nicyo yashaka kumva ibijyanye no kurelease. Munyakazi, Indabo Zanjye. Let's go. Murakoze. Nitwa Nsengimana Benjamin. Njye ntabwo ari ikibazo ahubwo ni ubusabe nasaba uwitwa Mugisha Benjamin. Nitwa Nsengimana Benjamin. Benovio ndi umuhanzi. So ikintu nabashaka kugusaba ni umwe mu bantu bagerageje gukora stage nziza mu mahirwe make nabonye, ariko kuri uyu mwanya nageze kumugenera ubutumwa sinzi niba bwaramugezeho. Musaba icyitwa stage rwose bwana. Urayihawe. Okay. So, nyirango reka tusoreze ku bibazo bikeya nyamuneka. Turimo gucunganwa n'ikirere kugira ngo tutagira ikibazo cy'imvura. Murakoze. Nitwa Emi Nyawe, nkorera kuri Emi Nyawe Empire. Reka nshimire The Ben, nshimire Bruce Melody n'abahanzi beza. Ariko mfite ikibazo ngende ndi bubariza abaturage. Uyu munsi dufite BK Arena yakira 10,000 by'abanyarwanda gusa. Andi hari abaturage bifuza kubabona mwembi muri kuririmba. Ese birashoboka yuko biramutse bibaye ngombwa ko abaturage bagura amatike menshi twabona 2 days y'igitaramo cyane kugira ngo nabo babashe kwishima? Ikibazo cyiza cyane. Ubundi igitekerezo tukigira kino gitekerezo initially twashaka kugisha muri Stade Amahoro. Ariko tugira ngira ngo challenges zimwe na zimwe nibaza ko umwaka utaha zaba zarangiye. So New Year's Groove iraba ari imwe, ariko please expect ikintu kizabera muri Stade Amahoro umwaka utaha, inshallah bizakunda. Yeah. Yego. Murakoze. Nitwa Irene Murinda Habi. Ndi umunyamakuru wa MIA. Mbere na mbere ndashimira The Ben wimvayitinze Bruce mu gitaramo cye. Kandi ndashimira n'ubufatanye bwanyu ku miziki. Ubushize ya mpano mwamuhaye platform nziza yamufashije ku bya kariyeri ye, ndananyomoza uwavuze ko ya mpano yaduhombeye kuko n'umuhanzi mwiza ntabwo yaduhombeye. Bishobotse ndesistinga kucyo Gisa yasabye ko mwamuha stage kuko ari gukora comeback kandi mwifuje iterambere rye ku muziki kuri stage mugiye gukora mumuhaye umwanya bya byiza kuri industry. Nyuma yuko muhoberanye mwakoze n'indirimbo buri wese twe expecting indirimbo yanyu mwembi cyangwa ntishoboka. Murakoze. Umbabarire ngusubize icyambere gusa ikindi ngira ntago kindeba cyane. Gisa cy'inganzo nkuko nabigarutseho, Banyarwanda dufite impano yitwa Gisa cy'inganzo iri kora comeback. Ngiye kubisaba abo dutegura na kiro gitaramo Gisa turamuha stage. I'm sorry nago mbajije team yanjye ako Gisa should deserve to be out there. Yeah. Nubwo kinasubiza.
ikindi yarabajije nicyo gukorana indirimbo, nibaza ko mwaba mujyanyayo igihe cyo kuyikora kigeze nabwo twabarabura. Amakuru yo yaba yagiye ari aya ngaya, ubwo dufite indirimbo zo gusohora nta rungu muri bugire, igihe cyo kuyisora nicyo nikigera ubwo tuzababwira cyangwa se no kuyikora. Yes, murakoze cyane. Nitwa Kamarade cyangwa Faxman Original, nkorera 3D TV Rwanda. Ikibazo ndi bubaze ndakibaza Ben, nanakibaze Bruce Melody. Biragaragara ku gutangira k'umuziki wanyu abantu bagiye bafasha cyane, ubwo ndavuga abaraperi. Bulldog mwarakoranye, uwitwa Bruce Melody yakoranye cyane n'uwitwa Amaji the Black. Ariko iyo uri kureba ubona mugenda mubahunga ntago mubaha umwanya. Ni ukubera iki? Abantu bakeneye yuko babaraperi babafashije baza mu gitaramo. Ikindi kintu, kibazo cya nyuma ndi bubaze ndakibaza na mwese uko muri kumwe. Ni ishusho ki umuziki wacu ugezeho, byasabye iki iyo urebye yaba intambara yabaye, Bruce Melody avuga ati ntago nabaga koko, nawe hari ibyo agiye utangaza n'ibintu bigiye bitandukanye, byasabye iki kugira ngo muhure uko muri babiri? Murakoze. Icyambere reka barenge ugisubiza. Ntabwo abaraperi badufashije, twarafatanyije, kuko ibyo twabahaye nibyo batari bafite byiyunga ku byo bari bagize. Icya kabiri, ntabwo nigeze nanga na rimwe guhereza ukuboko umuntu usabye ubufasha. Urabona kuri no nyubako ireshya, uragira ngo ijyane n'iyi ngiyi. Iyo uri gukora biragenda, iyo habayemo intera sometimes biterwa wenda n'inshingano nyinshi umuntu agenda ahura nazo bitewe n'uko akazi kagenda. Ariko Amaji ni umuvandimwe wanjye, nta kibazo na kimwe nigeze ngirana nawe. Murakoze cyane. Nitwa Peacemaker Panditi. Ashaka kubaza kuri side ya Bruce Melody, numvishije hasabwa cyane ko azahabwa amahirwe abarimo gisa, ariko giwe buriya nagasabye ko yaha amahirwe iyo Lodi tukabona na umwaka utaha umubereye w'umugisha nk'uko Ben yahaye umugisha y'ampano bakaba tuzwe n'umuziki. Icyo ni ikivugo cyanjye kigizweho nta kibazo, ariko ikibazo mfite amatike ubwire, kuko abanyarwanda byabyiza tubonye sold out basi muri iki cyumweru dutangiye, bikaba ari amateka twanditse yananiye ba Davido n'abandi. Amatike bihagaze gute, yaragurirwa hehe, aramutse ashize abantu mwabaha show ya kabiri? Murakoze cyane. Ku bijyanye no guperforminga, performance ni ikintu kigirwa ibanga kubera ko kiba kizagaragazwa imbere y'abantu. Ndumva ibijyanye no gutanga umwanya ku bandi bahanzi abo tutakoranye ibyo birareba The Ben, ariko kubo twakoranye bo birashoboka ko mwabona bamwe bari kuza tugakorana. Bega icyo nsaba abantu no kugura amatike, mukazira igihe, mukaza mu gitaramo, tugasupportinga umuziki wacu, tukabikorera industry, ariko tukanabikorera igihugu kugira ngo n'abandi bose babone ko turi abadanje. Murakoze. So Ben, about the tickets? Inama nagira ngira ngo abantu bose bari hano ndetse n'abadukurikiye live nuko amatike ari bushire vuba. Gerageza uko ushoboye kose umenya aho kuri tike, ngira ngo turashira information z'uburyo itike ibonekamo, ndumva zibiri na hano, and then tugire ibihe bidasanzwe. Thank you. All right, for sure the last two questions, the first one and the last one, please go on. 103.5 Capital FM. My question goes to the Ben. What inspired you to come up with such a great idea, and why did it take you so long? And then to my brother Bruce Melody, how do you feel being given this opportunity, because you have always been asking for this, and does it add something to your career? Thank you. I will answer the question in a very short phrase or word. I think it's because I'm the bigger person, maybe. It's because I'm the bigger person, maybe the big brother, so I had to come up with that one. Yeah, thank you. I already said this. I'm feeling great to be a part of this event because it's ours, it's our city, it's our country, and it's
It's also add value to my career as well because I might steal some of your fans. I doubt that. Okay. I doubt that. Abari mu nyubako murashaka kubaza? Nta kibazo na kimwe bashaka kwiteza. Nta kibazo bashaka kwiteza. Okay, dusoze twagiye. Merci beaucoup. Nitwa Pionika kuri The Game TV. Ikibazo cya mbere ndakibaza Bruce Melody. Ya postinze witwa Adesope ari kumwe na Desidora avuga ku ndirimbo yitwa Repete. Twabonye ukora remix na Real Lord, ese wabugiye no gw'amahirwe Desidora. Ikindi ndabaza The Ben. Wiyumvute iyo abantu nk'abariya bataye n'akazi bakaza hano kugira baze kugushyigikira. Merci. Thank you. Ndeka nsubiremo rya jambo amakuru y'indirimbo mwe mujyanye hari gusa nta gahunda mfite gukora remix y'indirimbo ya Repete ariko Desidora ni umuhungu wanjye ni petit frère tujya duhuza wenda bibaye na ngombwa twabatama ikintu gishyashya. Thank you. So please let's go to the last question before we sign out. Thank you. Murakoze. Bene ntago yasubije? Hari icyo atasubije? Bon, ibyumviro nibisaza iteka yo mbonye abantu baje kudushirikira batugaragariza urukundo bihora ari bishya mutima wanjye ntago mushobora kubifata for granted, so ni ibintu binejeje cyane. Yes, murakoze. Nitwa Amen Baburu Gemana, ndi umunyamakuru wa Isibo TV by'umwihariko The Choice Live. Nshaka kubaza Bruce na Ben, abantu bashobora gutekereza yuko kuba wagiye muri concert ya Ben ari uko Ben can afford you. Byasabye iki kugira ngo mukorane? And hari amakuru avuga yuko nyuma ya concert hashobora kuzabaho ibitaramo umwe agakora nk'ikitwa uburetwa kujya mu bitaramo by'ubuntu. Ibyo byo murabivuga iki? Murakoze. Ntago ukuntu nifata ngewe numva ndi uruganda kandi na Ben n'urundi ruganda niyo mpamvu agira abo bakorana. Uruganda rwakorana n'urundi nta kibazo mbibonamo. Ikindi nuko kugeza amagingo aya turi hano kubw'igitaramo cyo ku itariki ya mbere kandi ndabyubaha nk'umuhanzi mugenzi wa The Ben. Reka mureka bari byo tuvugaho abari byo dutindaho cyane. Murakoze. Okay, so I think twasoza ariko ngo uyu mushiki wacu mumuhe akabazo kamwe yakomeje kubasaba n'ukuri. Murakoze. Murakoze. Nitwa Liliane, ndi umufana The Ben ukomeye cyane. Ikibazo nashaka kumubaza, hari indirimbo yakoranye na Mbonyi ebyiri, namubazaga niba zizasohoka uyu mwaka cyangwa ari umwaka utaha. Murakoze. Nande? Mbonyi. Ngo Israel Mbonyi ngo ari indirimbo mwakoranye izasohoka umwaka utaha. So, to our sponsors, do you have any question for artists, please? Our partners here? Of course. David, please. Any question from the artist? Okay. Murakoze. Ben Melody, nashaka mwese ko mubwira abantu bo mu Rwanda kwikokinga bitegura iki gitaramo, hakaba hazaza n'ibindi tuzahuriraho, kandi all the best. Twishimiye kuba turi kumwe namwe. Nta kibazo kinini burenzeho. Mugura amatike mukoresha Airtel Money, nta kindi. Right. Airtel Money. Okay. Ngira ngo David. Kano kanya rero munyemerere tugana ku musozo w'ino gahunda, tubanze dusabe n'abahanzi bacu basubire mu byicaro bari barushye no kuri bafate no ku mazi ka mitsingi karaha. Amashyi menshi cyane rero kuri The Ben and Bruce Melody. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Ngira ngo twanashimira abari mu muziki